Inshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza nanone. Iyi video tugezeho muri uyu mwanya ngiye kubereka ukuntu mwereka abandi kuza gufata amafaranga hano kuri Traffic Monsom. Okay? So ni important yuko mukurikira kugira ngo mumenye neza uko mubigenza. Okay? So nanone ninjiyemo advertisement hano hasi kureba mpaka iyi mibare irangiye hano hejuru. Iyi counter yarangije ugakanda hano kuri back to dashboard. Okay, so maze rero igiye kwereka abantu, igiye gukora refer, kubibwira abantu ngo namwe nimuze mujyeho. Wana hano handitse ngo you refer link. Okay, so iyi niyo link woherereza inshuti yawe. Okay, naka ngaka. So nanone reka tuvuge nimba wenda hari nkandi hafite publicity, bakoresha publicity ushaka gukoresha, ushobora gukopinga iyi link ukayibaha. Reka mbere uko iyi link imeze. Dore ntako kantu kariho hariya. Okay, so nta plugin mfite, bundi hano hari umudamu hari atangira gukora presentation y'abantu gutyo gusa. So umuntu ukanze hano ahita aza kuri ntuza kuri ya site yawe none akiyandikisha. Okay, so ariko aka kambere niko buri gihe ngewe mpa abantu impamvu nimba utakabahaye icyambere ntago Traffic Monsom iza kuza kumenya yuko ari wowe mbese wabahaye izo information. So iyi ni refer link cyangwa link uha abantu kugira ngo bamenye uburyo baza kuza kugutrackinga no kuguha credit ko bibwiye abantu. So umuntu yemaze rero kwiyandikisha bakubwira yuko hari umuntu wabashije kugira wiyandikishije kwa bahita babikubwira muri uwo mwanya. Okay, sawa rero mwibuke yuko iyi link, you refer link ari yo link muha abantu kugira ngo baze kwiyandikisha kwa. Naho izi landing page ni page mbese ushobora gukoresha kuri publicity mu gihe wenda hari nk'ahandi ushaka kujya gukora publicity zindi. Okay, sawa murakoze nanone.